twongeye kubasuhuza. Tuyisenge Lucy, umubyaza ugarutse mu kiganiro Karame Mubyeyi, aho tubagezaho uburyo dukwiye kubungabunga ubuzima bw'umubyeyi utwite mu gihe atwite, abyaye na nyuma yaho, kugira ngo abashe kuba muzima ndetse we n'umwana atwite. Uyu munsi rero tugiye kubagezaho ikiganiro kihamagarira umubyeyi utwite gukurikirana ubuzima bwe mu gihe atwite, akagira ibyo yakwimenyaho byagaragara nk'aho byaba ari uburwayi, ndetse akihutira kujya kwa muganga. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ibimenyetso mpuruza ku mubyeyi utwite. Ese ibimenyetso mpuruza ni iki? Iyo wumvishije ibimenyetso mpuruza wakumvamo ijambo guhuruza. Rero impuruza iba ari ijambo rikoreshwa mu gihe habayeho ikibazo runaka gishobora gutwara ubuzima bw'umuntu. Muri iki kiganiro turaza kurebera hamwe ibimenyetso umubyeyi yakwibonaho mu gihe atwite, akihutira kugana ivuriro rimwegereye. Mubyeyi utwite unkurikiye muri aka kanya, ndagira ngo usobanukirwe n'ibyakugaragaraho cyangwa ibyakubaho, ukamenya ko ubuzima bwawe buri mu kaga ndetse n'ubuzima bw'umwana utwite. Tugiye kurebera hamwe rero ibyo bimenyetso mpuruza ibyo ari byo. Ikimenyetso mpuruza cya mbere ku mubyeyi utwite ni igihe yibonye ari gutakaza amaraso cyangwa kuva amaraso. Aya maraso uko yaba angana kose aba ari ikimenyetso mpuruza, kuko wowe mubyeyi utwite uba utazi aho aya maraso ari guturuka. Ashobora kuza ari ibitonyanga, ashobora kuza ari makeya, cyangwa se ashobora kuza ari na menshi. Kuva amaraso rero ku mubyeyi utwite ni ikimenyetso mpuruza. Ntugomba kurindira niyo yaba iminota mike cyane kugira ngo ugere kwa muganga. Ikindi mpamagarira ababyeyi batwite bankurikiye, niba wibonyeho aya maraso ukabona uri kuva mu gihe uzi neza yuko utwite, si ngombwa ko utekereza ko wagana ivuriro usanzwe ukurikiranirwaho. Kubera iki? Kubera ko ushobora gusanga iryo vuriro riri kure yawe. Mu gihe wajya kugerayo ugasanga ubuzima bwawe bwazahaye. Ibimenyetso mpuruza rero duhamagarira umubyeyi utwite udukurikiye kugana ivuriro rimwegereye. Hashobora kuba ari ikigo nderabuzima kiri bugufi yawe. Ihutire kugera kuri icyo kigo nderabuzima kugira ngo abaganga bahari bashobore kugufasha. Ushobora kuba wegeranye n'ibitaro, wagerayo kugira ngo abaganga bahari bashobore kugufasha. Niba rero uri umubyeyi utwite ukaba uri kuva amaraso, ukwiye kumenya yuko mu minota mike cyane ishoboka ugomba kuba ugeze mu biganza by'abaganga kugira ngo batabare ubuzima bwawe, batabare n'ubuzima bw'umwana. Umubyeyi utwite ashobora kubona aya maraso mu gihembwe cya mbere cy'inda, mu gihe inda ye ikiri ntoya. Iyo rero iyi nda ikiri ntoya, munsi y'amezi 3, uyu mubyeyi utwite akwiye gutekereza ko inda ye igiye kuvamo, akaba yatakaza ubuzima bw'umwana ndetse n'ubuzima bwe bukaba bwahatakarira. Niyo mpamvu niba ufite inda ntoya, mubyeyi utwite inkurikiye, ukabona uri kuva amaraso, witekereza ko ari ibisanzwe. Ntabwo bisanzwe ko umubyeyi utwite atakaza amaraso, ahubwo ihutire kugera kwa muganga. Uyu mubyeyi utwite ashobora kwibona ari kuva amaraso mu gihembwe cya 2 cy'inda cyangwa igihembwe cya 3. Aha ngaha hashobora kuba habayeho ikibazo cy'uko ingobyi cyangwa se iya nyuma yatangiye kwiyomora mu gihe kidakwiriye, umubyeyi utwite atarageze igihe cyo kubyara. Ibi nabyo rero bishobora guhitana ubuzima bwawe ndetse n'ubuzima bw'umwana. Igihe cyose wibonyeho amaraso utwite, yaba vuba cyangwa inda yenda kuvuka, ukwiye kwegera abaganga bishoboka cyane kugira ngo bashobore kugufasha gukomeza kuba muzima, babungabunga ubuzima bwawe n'ubw'umwana. Twavugaga ko icyo ngicyo ari kimwe mu bimenyetso mpuruza byihutirwa umubyeyi utwite yibonaho, akihutira kugera kwa muganga. Ikimenyetso cya kabiri mpuruza ni igihe umubyeyi utwite yatangiye kumva ahinda umuriro. Murabizi neza ko ibi bihugu byacu dusanga kenshi twisanga turwaye malariya cyangwa turwaye izindi ndwara zishobora gutuma umuntu ahinda umuriro. Guhinda umuriro ku mubyeyi utwite rero ni ikimenyetso mpuruza. Mubyeyi unkurikiye, niba wumva ubushyuhe bw'umubiri wawe bwamaze guhinduka, ndetse ugatangira kumva utangiye kubabara umutwe cyane, ugatangira kumva utangiye gushishira nk'umuntu ufite imbeho, icyo ni ikimenyetso mpuruza udakwiriye kubana nacyo mu nzu. Wirindira ngo buke. Niba wumvishije uhinze umuriro nijoro, ndagira ngo mbibutse ko amavuriro yacu akora amasaha 24 kuri 24. Niyo haba mu gicuku ukisanga uri guhinda umuriro, ukwiriye kubyuka ukihutira kugera kwa muganga kugira ngo bagufashe.
uko guhinda umuriro ku mubyeyi utwite tutitaye ku mpamvu zawutera, ariko ndagira ngo nkwibutse yuko bishobora guhitana ubuzima bw'umwana wawe ndetse nawe ukahazaharira, kuko guhinda umuriro ku mubyeyi utwite bituma umutima w'umwana utera vuba vuba ndetse umwana akaba yapfira mu nda, ukaba wagera kwa muganga umwana wawe atakiriho. Mubyeyi utwite unkurikiye, menya yuko igihe wumvishije ubushyuhe bw'umubiri wawe bwahindutse ukwiye kwihutira kugera kwa muganga, cyane yuko iyo ubu bushyuhe bw'umubiri bwahindutse nawe ubwawe ucika intege ukumva wamaze kuba umurwayi. Abamama benshi rero bakunda kuvuga ngo nzaba njyayo biraza gushira. Izi ni imvugo usanga ababyeyi benshi bakoresha, ariko ndagira ngo nkwibutse yuko ikimenyetso mpuruza kiba gihururiza ubuzima bwawe n'ubw'umwana. Witinda kugera ku ivuriro kugira ngo bagufashe. Niba ari malariya baguha imiti ya malariya, niba ari izindi ndwara nk'ama-infection mama bajya bagira babashe kuguha imiti, noneho umubiri wawe wongere ugarure ubushyuhe busanzwe bushobora gutuma ubaho neza, wowe n'umwana wawe ntimugire ikibazo. Ikimenyetso mpuruza cya gatatu ni igihe umubyeyi utwite aribwa n'umutwe cyane. Hari igihe umubyeyi utwite ajya kumva kuribwa n'umutwe biramutunguye, nta kindi kimenyetso yibonyeho. Abamama benshi bakunze kuhita bitabara bakoresha imiti dukunda kwita paracetamol, abandi bakaba banywa amazi. Mubyeyi utwite unkurikiye, niba wumvishije urwaye umutwe uburyo budasanzwe, rimwe na rimwe ukumva utangiye kugira isereri, ukumva utangiye kureba ibikezikezi udashobora kureba neza ngo wumve bikorohera, menya ko iki nacyo ari ikimenyetso mpuruza. Biba bigendanye n'ibindi bimenyetso by'ubuzima bwawe udashobora wowe gusobanukirwa kuko uba udafite ubushobozi bwo kubimenya. Ariko niba warwaye uyu mutwe ukumva utabasha kuwihanganira, ugatangira kutareba neza, ukanywa za paracetamol ukumva uyu mutwe ntugabanuka, ihutire kugera kwa muganga, kuko akenshi uku kuribwa n'umutwe k'umubyeyi utwite hejuru y'ibyumweru 20 bigendana n'izamuka ry'umuvuduko w'amaraso. Kuko kuzamuka k'umuvuduko w'amaraso yawe utashobora kubipima ngo bimenye, ihutire kugera ku ivuriro rikwegereye kugira ngo abaganga bashobore kugufasha. Kuko kugira umuvuduko w'amaraso uri hejuru ku mubyeyi utwite biba byashyira akaga ubuzima bwe mu kaga ndetse n'ubw'umwana atwite. Umubyeyi utwite unkurikiye rero, ndagira ngo umenyeshe yuko igihe cyose uzumva urwaye umutwe ukanywa amazi ntukire, ukaryama ugasinzira ntibikire, ukanywa iyo miti ya paracetamol ntibikire, ihutire kugera kwa muganga udatinze kugira ngo abaganga bashobore gutabara ubuzima bwawe n'ubw'umwana utwite. Reka mbabwire ikimenyetso mpuruza cya kane ku mubyeyi utwite. Ikimenyetso mpuruza cya kane ku mubyeyi utwite ni wa mubyeyi wisanze ari kuruka cyane. Kwa kuruka kabije, hahandi umubyeyi ikintu cyose ashyize mu kanwa akiruka, ikintu cyose ashyize mu kanwa kikahita kigaruka. Ibi bikunda kubaho ku bamama bafite inda ikiri ntoya munsi y'amezi 3. Iki rero nacyo ni ikimenyetso mpuruza, kubera ko umubyeyi utwite agirwa n'ibyarya. Umwana uri mu nda yawe akuzwa n'ibyo wariye. Niba akantu kose ushyira mu nda rero kahita kagaruka, ni ukuvuga ngo wowe ubwawe uratakaza ibiro ndetse n'umwana wawe uri mu nda ntashobora gukura neza. Ibyo bikaba byatuma ushobora kugira ibibazo. Iri ruka rya hato na hato rishobora no gutuma umubyeyi utwite ashobora no gukuramo inda, kubera ko aba akoresha imbaraga nyinshi cyane yihaga ari mu kuruka. Niyo mpamvu mpamagarira umubyeyi utwite unkurikiye muri iki kiganiro cyacu ko akwiriye kwisuzuma, yabona ukukuruka gukabije akihutira kugera kwa muganga kugira ngo banamufashe amazi ye kumushiramo, noneho ashobore gukomeza kugira ubuzima bwiza. Ukukuruka gutandukanye n'iseseme ababyeyi bakunda kugira ya hato na hato. Twese turabizi ko mu gihembwe cya mbere cy'inda abamama batwite bose bakunda kugira agaseseme, guciragura, kumva atamerewe neza. Ibi rero byo ni ibisanzwe, wabana nabyo mu gihembwe cya mbere cy'inda, mu gihembwe cya kabiri no mu cya gatatu. Hari igihe bishira, ariko hari n'igihe bikomeza umubyeyi akazarekera kugira iseseme no guciragura nyuma yo kubyara. Ariko mubyeyi utwite unkurikiye, niba ubona akantu kose ushyira mu nda ukaruka, wanywa amazi ukayagarura, warya ukabiga, ikintu cyose ushyize mu nda kikagaruka, ndaguhamagarira kwihutira kugera ku ivuriro, kuko iki nacyo ni ikimenyetso mpuruza gishobora gushyira umwana wawe mu kaga ndetse n'ubuzima bwawe bukaba bwahatakarira cyangwa bukazahara. Niyo mpamvu muri iki kiganiro mpamagarira umubyeyi wese utwite unkurikiye
kumenya kwisuzuma, kumenya gusuzuma umubiri we, kumenya ibimubaho bihindagurika bidasanzwe. Hari intege nkeya umubyeyi utwite asanzwe agira, ariko iyo zakabije ukaryama ukamara amasaha menshi uryamye, ntabwo biba bikiri ibisanzwe, ahubwo biba byabaye ibimenyetso mpuruza biguhamagarira kugera kwa muganga mu gihe gito cyane gishoboka kugira ngo ubuzima bwawe bubashe gutabarwa. Mubyeyi utwite unkurikiye, ndagira ngo nkurarikire kumenya uko umubiri wawe ukora no kumenya uko wakwisuzuma. Hari ikindi kimenyetso mpuruza ngiye kurangirizaho abamama batwite bajya bibonaho. Ugasanga umubyeyi utwite araryama cyane akumva afite intege nkeya zidasanzwe. Uyu mubyeyi utwite ufite intege nke zidasanzwe, adashobora kubyuka, adashobora kugera hanze, adashobora kugira ikintu akora, ntabwo ibi twabyita ibisanzwe, ahubwo cyo nacyo ni ikimenyetso mpuruza. Ushobora kuba ufite indwara runaka igutera gucika intege ku buryo wumva nta kintu wakwigezaho. Kimwe mu bintu bishobora kuba byakubayeho ni uko isukari yawe ishobora kuba yamanutse cyane, iri ku rwego rwo hasi, ku buryo imbaraga z'umubiri wawe zishira. Mubyeyi utwite unkurikiye, niba wumva ufite izo ntege nkeya zikabije, ihutire kugera kwa muganga bagufatira ibipimo, bamenye niba ubuzima bwawe buri ku bipimo bihagije ku buryo wowe n'umwana mwaba muri amahoro. Ndimo nsoza iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi, ndagira ngo nibutse umubyeyi utwite wese unkurikiye yuko akwiye kugira ubuzima bwiza kuva yasama kugeza abyaye ndetse na nyuma yaho, kugira ngo tubashe kumenya ko dufite umubyeyi muzima ndetse n'umwana muzima. Ukwiye rero kumenya ko wowe ukwiriye kwisuzuma mbere yuko abaganga bagusuzuma, kuko kwa kwisuzuma kwawe niko kuguhamagarira kugera kwa muganga. Mu gihe wenda mu gihugu cyacu tutaragira bwa bushobozi bw'uko buri mubyeyi wese agira umuganga umukurikirana imuhira, mubyeyi utwite unkurikiye, iki kiganiro kizira kugira ngo wowe wisuzume, umenye uko ubuzima bwawe bumeze, umenye n'igihe ukwiye kugirira ku ivuriro kugira ngo abaganga bashobore kugufasha. Ndabashimiye, murakoze cyane. Ni Tuyisenge Lucy, umubyaza, ubifuriza kugira ubuzima bwiza mu gihe mutwite, mubyara ndetse na nyuma yaho. Tuzakurikizaho ikiganiro kivuga ibyerekeranye n'ibimenyetso mpuruza ku mwana w'uruhinja. Ndabashimiye, murakoze. Naho mu kiganiro cy'ubutaha, reka mbahamagarire abankurikiye gusharinga aya makuru, gukora share, ugakora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bihora bikugeraho, ndetse ukalikinga, mukaduha na comment. Hari ibyo muba mwibaza twebwe tutashobora kwita tugeraho, iyo bitubajije muri comment, ubutaha dushobora kugusubiza kandi tugategwa n'ikiganiro kijyanye n'ikibazo cyawe. Murakoze, naho ubutaha.